Nitwa Clemence Twambazimana, niga Civil Engineering mu mwaka wa gatatu. Ubu ngubu aha turi ndi muri stage muri company yitwa Strotech Building Solutions. Impamvu nahisemo kwiga Civil Engineering, icya mbere narabikundaga, ikindi nkabona nzabishobora, ikindi nkabona ku isoko ry'umurimo cyangwa se kuri field abantu b'igitsina gore biga ibintu bya Civil Engineering ni bakeya. Nibaza impamvu abantu batabyiga, ngira niyo curiosity yo kuvuga ngo reka njye kubyiga ibyo bintu nzabikore, menye impamvu abantu batabizamo. Imbogamizi zo ntizabura, haba hari imbogamizi ariko nazo zitaguca intege, ahubwo rimwe na rimwe zirakwenspira. Kuba hari umuntu wenda ushaka kugucaho akavuga se uyu mugore ubundi barabishobora n'iki, zituma numva ngize nk'imbaraga zo kurushaho gukora kugira ngo mbereke ko nyine ibyo bibwira atari byo. Ahantu hose mu kazi runaka tutitaye na Civil Engineering, gender balance aba ari ngombwa. Buriya iyo abantu bari gukora akazi harimo ab'abagabo n'ab'abagore bigenda neza cyane kurushaho, kuko habamo kungurana ibitekerezo bitandukanye. Abakobwa cyangwa se abantu b'igitsina gore muri rusange kuba baza muri kariyeri cyangwa se mu bintu bya STEM, iyo ukunda ikintu ugishaka ntuzacibwe intege no kumva ngo nuko ngo abantu bavuga ngo ntibishoboka cyangwa se ngo biragoye. Birashoboka. Kuba rero bishobokera bamwe badutanze imbere bakuru bacu b'abagore barabishoboye, natwe twabishobora kandi koko biranoroshye iyo bikunda.